Ishimwe Vestine yaciye amarenga yo gutandukana n'umugabo we. Ninde wateye ibuye mu giti cyuzuyemo inyoni z'abastari mu Rwanda koko? Inkuru z'ubukwe bwabo zibari wo mutwe nyamukuru inkuru zisomwa cyane n'izirebwa mu bitangazamakuru. Bitaratera kabiri bugacya ibinyamakuru byandika ko zirara zishya bwacya zikazima. Dorcas na Vestine baramenyekanye cyane nk'abakobwa bakiri bato, mbese ubustari bwatumye bakura barenga aho bari bo hakiri kare. Vestine ataruzuza n'amezi 6 ashatse, nyir'ubwite ati iyo mbimenye yari ijambo nuko yaje nyuma. Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze nka Instagram ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jarike Ouedraogo. Mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'icyongereza, Vestine yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse ko amahitamo yagize ari mabi cyane. Ati uyu munsi ubuzima mbayemo sibwo nahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigireho. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana azaba ari uwazi neza. Ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ni ubutumwa uyu mukobwa yasangije abamukurikira, ugenzuye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba kuri Instagram no ku zindi mbuga akoresha. Ku rundi ruhande, Vestine ubu turi kuvuga ibi ari kubarizwa muri Canada, aho yari amaze igihe mu bitaramo bizenguruka mu duce dutandukanye tw'iki gihugu byarangiye mu mpera z'iki cyumweru. Vestine n'umugabo we mpibutse ko bakoze ubukwe ku itariki ya 5 Nyakanga 2025 nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo, ndetse bari banabanje gusezerana imbere y'amategeko mu ibanga mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Nubwo inkuru yabaye ingingo y'ingenzi ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru byandika hano mu Rwanda, Vestine ntandi makuru aratanga kuko nta kinyamakuru kiramuvugisha byimbitse kuri iyi nkuru, ariko wenda bizakunda. Ikinyamakuru Igihe cyagize kiti turakomeza gukurikirana amakuru yisumbuye, naboneka tuzabagezaho mu gihe kiri imbere. Ikibazo ni cya kindi rero, ushaka ukiri muto ukisanga uri kwicuza imyanzuro wafashe biterwa n'iki? Gushaka ni byiza, ariko iyo ufashe umwanzuro wo gushaka ubuzima busigaye bwose buzabaho uri umugore cyangwa uri umugabo, bitari byo ukitwa umupfakazi. Ntushobora kongera kuba umukobwa cyangwa umusore. Ni icyemezo ufata kenshi hagati y'imyaka 18 na 26 ku bantu benshi. Bivuze ko ubuto ubu bumazemo imyaka mike. Uramutse ufashe icyemezo cyo gushaka muri iyo myaka maze urushako ntirukugendekere neza, bivuze ko imyaka myinshi ushigaje yo kubaho kwawe uba ugiye kubaho mu gahinda gusa. Iyo ukiri muto uba ushaka guprofita isi mu buryo bwuzuye, kandi nayo ibikeneye abakiri bato ngo iba profite. Gushaka si ikibazo cy'imyaka, ariko ni ikibazo kirebana no gukura mu mitekerereze, kuba responsable y'ubuzima bwawe, kumva ko wihagije mbere yo kumva ko ukeneye abandi, kwiyemeza no kubuzi neza iyo ugana kuruta kubusobanukiwe neza aho uhagaze. Iyo ufashe umwanzuro mubi ukiri muto uba wangije ahazaza hawe hose. Ushobora gukora ikosa rimwe rikazakugiraho ingaruka zibabaje ubuzima bwawe bwose busigaye. Urugero, gukora imibonano mpuzabitsina umunsi umwe nako mu masegonda make ushobora kwisanga wanduye sida, ikibazo gishobora kuzakurikirana ubuzima bwawe bwose. Niba uri umukobwa ushobora gutwara inda ariko nturware sida, ariko ibyo bikakwambura ibyishimo n'amahoro mu mutima kandi bikakuvutsa ibyishimo byo kuzashyingirwa nk'abandi bakobwa. Birashoboka ko washaka nyuma yo kubyarira mu rugo, ariko kenshi biza nk'amahirwe nyuma y'imihangayiko myinshi yo kwibaza niba uzongera gukundwa nk'abandi, niba uzashaka nk'abandi cyangwa niba uzabukora ubukwe nk'abandi. Witakariza icyizere, umuryango gutakariza icyizere, ndetse n'idini ryawe rikagutakariza icyizere. Iyi ngingo abashakashatsi bavuga ko itera ihungabana umuntu ashobora kuzasazana kubera guhura umuntu yicuza impamvu yitwaye gutya cyangwa kuriya kugeza mu myaka 40 izakurikira. Rubyiruko rero, ubwenge buruta ifeza, kandi umuntu uzi kwifata aruta intwari yigaruriye umujyi kubera imbaraga n'amayeri. Kora subscribe kandi ufungure inzogera, ubundi tujye tubana mu makuru atandukanye. Kenshi twibanda kuri science n'amakuru atandukanye. Kora like niba ukunze ibyo dukora, maze ujye muri comment uduhe igitekerezo. Murakoze kunkurikira, naho mukanya mu bindi biganiro.